Muri uyu mukwabo wakozwe ku bufatanye bwa polisi, abaturage n'inzego bwite za leta muri iyi centre ya Jenda mu murenge wa Jenda bafatiwemo litiro 6,000 z'inzoga z'inkorano abaturage bita umufyeke benga bagashyiramo igitubura gikoreshwa mu migati n'ifumbire mvaruganda, usomyeho agatangira kuragira ibisiga. Byari kumwe kandi na litiro 20 z'urwagwa rukozwe mu mutobe w'ibitoki bavanga mu ifu y'amakoma n'ifu y'amatafari ahiye. Hanafashwe kandi ibiro 5 by'urumogi. Abaturage batuye muri iyi centre bakavuga ko intandaro z'intambara n'amakimbirane bagira ahanini bikomoka ku kunywa izi nzoga z'inkorano. Mbese umushumba avuye hano akagerira apfa kubita abantu arimwe yanywereye agenda kubita abantu bamwe bakajya kwivuza kuko nk'uwariwe n'imbwa. N'abaturage ba hano nabo barabinywaga ariko nabo iyo babinyweye nabo bashakaga gusekuza ariko ntibaba bameze nk'abashumba. Abashumba nibo basekuzaga cyane. Iyi ni inzoga umwana muto yaguraga n'ijana yazaga akayigura, bigatuma rero atubaho umubyeyi we, atumvira umubyeyi we, akagirana ikibazo n'umubyeyi kubera umuvu. Izi nzoga zose zafashwe zikaba zamenwe ku mugaragaro kugira ngo bibere abaturage bose isomo ko batazongera kugenga no kubinywa. Bamwe muri abo baturage bengaga izi nzoga bavuze ko icyo ari igihombo bagize ngo kuko ari byo byari bibatunze. Igihombo kibinteye nuko nacuruzaga umwana wanjye akagira ibyo biteri kabonaho n'iryo nahahisha. Yampaga amafaranga ariko ubu mugiye kubimena biranteye. Reba nawe nyine amafaranga ari muno ni menshi. Aha ni naho umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Bwana Twahirwa Buduratifu ahera asaba abaturage gukora imirimo ibazanira inyungu aho gushora amafaranga yabo mu biyobyabwenge kuko bigira igihombo kuri bo ndetse n'igihugu muri rusange. Ni igihombo mu bukungu ndetse akaba n'igihombo mu mibereho yabo ku buzima ko bironona byangiza ubuzima bw'abantu kuko iyo umuntu anyweye ikiyobyabwenge izi nzoga z'inkorano akora amahano menshi, hakavamo ubwicanyi, hakavamo amakimbirane mu miryango. Ubwo rero abaturage ndagira ngo mbabwire ko aya mafaranga bagiye kuhomba bashoyemo kashi yabo ariko bigiye kumenwa, barahomye mu mafaranga ku buryo iyo baza kwishora mu bindi bikorwa byari kubateza imbere tukubaka igihugu cyacu. Ikindi nabwira abantu rero n'abantu babikoresha ibiyobyabwenge ntago byemewe, bituma bava kuri gahunda nyinshi ndetse bakayubura ubwenge bagakora ibidakorwa bagakora amahano. Ndagira ngo rwose mbashishikarize kureka ibiyobyabwenge ndetse nkasaba n'abantu bose kujya batanga amakuru ku gihe yaho ibiyobyabwenge byabiri kugira ngo tubirwanye bive mu Banyarwanda tugira ubuzima bwiza bizira ibiyobyabwenge. Kuba izi nzoga z'inkorano zamaganwe ku mugaragaro, abaturage b'i centre barahamya ko ababyenga babiretse burundu byatuma umutekano wongera ugasagamba muri uyu murenge, dore ko n'abakiriya babo abenshi ngo ari abashumba bavaga mu gishwati bakaremera intambara muri iyi centre. Rafiki Felicien, Nyabihu.